akora amafoto ugomba gutunga umwe rero. Reka nkwereke. Okay. Reka nkubwire njye byonzi. Reka nkubwire ase wazamuye umushehe nimba ari umushehe bari iki ndibona muzamura umushehe nawe yatinye ngo arimo arashaka Aisha. shaka Aisha se wo ngo wageze mu bakobwa gute? Oya guest ngo aba guest babaye benshi. umuntu mbwiye Dumba jya sobanura amajyana tuyengewe kuko arandakaje. Aba guest babaye benshi bakura ba. Urumva umushehe reka nkubwire ibyo neva urumva. Aha ngaho tumyitunge twese. Uretse gatoya shehe dushaka kutamwizera shehe nawe twumva wari rega shehe ashobora kuza atari shehe nyawe. ariko tugomba kubaza ibibazo. Sherera ari kwandika ngo Aisha araryoshye uwo mushehe nuwe. Ariko uwo mushehe mu manuro nimba arimo arandika gutyo. reka tumve shehe vuga amagambo 5 yonyine yumvisha ariko ushaka kubura shehe amagambo 5 yonyine. Amajara besha. Wa prince. Okay, we amajara besha gute? Ayi niyo magambo 5 sagaragaza ko umwisiramu. Umwisiramu tupeti wizidi. Egara. Ingingo yo gushaka umugore urayizi. Umugore wa kabiri. Hariho iziye kondisiyo. Bisaba kuba wabyumvikanye n'uwa mbere. Nuko rero. We chachiri ngoni. Amajide black we. Ndakubwiye ngo ujye guhanga. Dani cyo gihaza imbere. Nzamufatira ngiye ibintu nzamukorera. Umva nkubwire. Umva nkubwize ukuri. Bisaba kuba wabyumvikanye n'uwa mbere. Kuhaza uwa mbere ngo bizakunda. Aho buri kwiza. None wo wa kabiri wa mbere yamenye ute kuwa kabiri yakuryohera akaguhaza nicyo wowe wabaye mutati wowe uri kuburana n'idini wowe ndi mutati naribi uri murabitubaza ngo tubigenze tubikore hiki twe ni sharia y'idini twasanze hari nta kintu twayihinduraho jya kuburana n'Imana rero twayituburana mwatanze mari nukumeze tumba jya amajide black nandakaze nawe nundakaze nundakaze amajide black nanjye nundakaze turuzi tuhuye ukivugisha ibyo bintu nagukorera mana yanjye nanjye ibyo nagukorera bitanga ubumenyi. Umva ariko mana yanjye ako reka umva kora request avuze ngo nduma nzamura dutanga ubumenyi. Reka ubwire Kiramana ikintu kimwe. Zamura uwo nguwo uvuze ngo nzamura dutanga ubumenyi uwo nguwo namwumvishe ni shehe. Shehe kora request wavuze nduma kora request usobanurira amajide black ariwe muburana kuri icyo kibazo. Njye ndi kuvuga numvishe shehe numvishe. Biburana nanjye rero rekabaza n'abashehe bari uburanye. Mwumva neza kora nanjye ndi kukubaza ibintu byumvikana. Oya ubibaza ababizi njye so bimbaza ngende umushehe. None suravuga iki? Ndi gusobanura ibyo numvishije. Ya nuzongera curuza inkweto Amajide black ngufasha njye kungera gutyo wambona. Nanjye ngufashe winkanga. Arakubrandiza mu mucuruzi w'inkweto wallahi. Ahubwo ngo wambwiye ngo n'abacuruza inkoko. Assalamu alaykum. Uri kuzana ibintu. Wa alaykum assalam wa barakatuh. amajisho kamera. Wa kamera. Umeze mte? Tumeze neza. Assalamu alaykum sheikh. Salam. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta'ala wa barakat. Amaje kubishiramo umukino. Je narimbaje ngo kibazo numve ko ari cyo biziho. Okay, baranye meransobanure cyangwa. Kiramana iceceke iyo shehe yaje uraceceka. Nyine baranye meransobanure cyangwa. Ita khutba. Nyine reka sobanura ikibazo dufite atubwire. Amabada babana. Udumba muramu burenganzira mvuge. Oya ceceka. Amajide black wowe kutudeje wambona wowe. Wowe ceceka ucuruza inkweto bro. Wowe naje kutuzi mwidini ntabwo bakina. Izo ngumi nta kintu uzaza zimbwira. Wowe ni inkonje ntabwo ingumi yanjye wahita upfa wowe nkubise ingumi wowe. Oyo shehe yaje gufata amagifu urumva naza kutubwira. Twagiye negereje ku kibazo mufite. Njyewe ikibazo ngiye dufite sibyo? Dumba arambajije ngo kuki utarashaka umugore wa kabiri? Wewe ngo naburi kugiza sharia y'idini. Ndamubwira ni jeudi ni muri cyese no gushaka umugore wa kabiri ko nabyo bigira kondisiyo. Urukumva?
tuziye condition ndamubwira nuko baramutabizi abantu arukunyamo abantu muri comment bandika ngabisiramu turindaya urukumva ngo gute ngo dushaka abagore ndabene rero nano biranagoye kugira uzaje gushaka umugore wa kabiri no wa gatatu no wa kane conditions ziba ziriho buriya n'ababikora ari amategeko bica uko ntabwo idini rikari dushishikariza gukora ubwo buraya ritubwira ko ibi bintu nibishoboka mukabikora nta kibazo ndabasobanurira ni impamvu ya mbere tuvuga ngo wenda ngo washaka umugore wa kabiri wa gatatu wa kane nuko ntago ari byiza barakujya gusambana zina ntago tuyikunda twebwe urukumva yego ntago emera kujya gusambana aho ugira ngo nimba wumva umugore wa mbere kuko urundi ujya gushaka kujya umugore wa kabiri kuko wundi wa mbere atari kuguhaza sibyo yego aho ugira ngo rero ujye gusambana byitwa kuri murasambana ganira n'umugore wawe umubwire ikibazo ufite umuganirize nakwemerera ko washaka uwa kabiri nyine bitewe n'impamvu mukubise ngiye umukubise zimukomye urukumva ujye gushaka uwa kabiri ariko muzane amuguhitiramo arebe nyine amushinye nta kibazo bazagirana cyangwa se sometimes anamuguhitiremo none sasa ugende babasezeranye aho ugira mujye musambana byitwa ko nawe ari umugore wawe yego ibyo navuze nabeshye cyangwa ntabwo wabeshye nuko rero nkabanza nkavuga ariko hagati aho kuko ugiye guhita uba arbitre nagusanga muri Canada gihe turwana uri kuneza amaji mu bikiwo wowe tuza amaji wakicekanaje mu ufite njyewe ndarifite naryo ufite keceka ndarifite wowe uri muri tadi wowe turagana na muri tadi wowe tawa bagusejya bagasebya idini ryawe ngo turindaya oya ndashaka kubaza shehe ijambo rimwe urashaka guhangana n'idini wowe nakumvije shehe njyewe ndashaka guhangana n'idini buretse gato shehe wazamutse hano kugira ngo twumve ko ntabwo ujye kutubeshabesha shehe ndakwinginze ndakubaza kugira ngo uba ushobora kukwemerera hano kugira ngo uvuge twemere ibintu byawe ndashaka kubanza umbwire inkingi eshanu za dini ya Isilamu ukomeze uvuge ibyo ushaka. Inkingi z'Ubuislamu Rasul yaravuze ngo buniya al-Islamu ala khamsa. Dini y'Ubuislamu ishingiye ku bintu bitanu. Guhamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah, guhamya ko n'intumwa y'Imana Muhammad ari intumwa y'akabamu. Iyo ni inkingi ya mbere. Iya kabiri guhagarika amasengesho iswala. Iya gatatu gusiba ukwezi kwa Ramadani. Iya kane gutanga zaka cyangwa se gutanga amaturo. Zakati yego umva cyame. Iya gatanu ari nayo ya nyuma Bana ambiwe ubushobozi kujya gukora umutambagiro mutagatifu Imaka. Hija. Okay, shehe shwa kuvuga. hija. Yes. umva maji. Nicyo nagiye kuvuga. Nagiye kuvuga ati ubundi dini y'Islam muri suratu Al-Kahfi. Allah yaravuze ati wala taqrabu zina. Nimukaje mwegera ubusambanyi. Iyo ni itegeko Imana yaduhaye. Rero twebwe abagabo uburyo turemetse tugira irari. Ko bimeze rero idini y'Islamu yaduhaye ubwo burenganzira bwo kurenza umwe tukageza kuri babiri batatu ariko niturenze bane mu rwego rwo kugira ngo utazagwa muri yazina uri kumwe n'uwo mwashakanye. Aho kugira ngo ujye muri cya cyaha cy'ubusambanyi idini yatwemereye iduha uburenganzira bwo gushaka abagore babiri ariko kuri wa wundi ufite ubushobozi. Ufite ubushobozi buryo bubaho ibingana. Ubuza abagore babiri. Abagore ukabaha ibingana Dumba ukabaha ibingana. Buretse kandi ukabaha ibingana. Ubuza abagore babiri. Ubu ntago Kiramana afite ubushobozi. Genda ubwe nawe genda ushaka uwa kabiri. Ntago mfite ubushobozi bwo kubakunda kimwe. Ariko nago sheha tubwiye ukuntu arakomeza arakubwira nanjye ndakomeza amagenda urambona nanjye urambona naam shehe komeza nta kibazo mfite nuko ibintu tutabyumva kimwe kandi mugashaka kubyumva kimwe nibyo ntago ushobora kubakunda kimwe ariko idini igutegeka kubaha ibingana bose uko ari bane igihe wabashatse ari bane babiri cyangwa batatu. Yego. Nari nanze ukuntu bavuze ngo babiri. Oya, idini ya kuri bane batatu cyangwa bane. Ariko ntago yemerewe kurenza bane. Yego. So, Dumba ari ikintu wongera kuburana hano wowe.
hari ikintu ndimo nongeraho, nge hari ikintu nongeraho. Ndumva ndakwiyanye wowe. Reka mvuge. Uvuga iki wowe ko twavuganye yuko mugomba kubaha idini muri kuza mukasebya idini mwebwe murabisira mubahe cyangwa nico wigeze wowe umeze nk'uri gutegura jihad bro. Nago idini ari ryawe twese turabanye. Amagi de Black we ni mufata ndumva sikuki Amagi de Black ni mufata ngewe nzamukura amenyo. Kiramani uzamukura amenyo se udafite amaboko. Yose 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 udafite amaboko. noneho ugasanga mu bintu bimwe bakoraga bajyaga barwana intambara habaga hari kubera kera urabizi ko abisilamu ikintu udatinza umwana w'umukobwa iyo ageze igihe cyo kurongorwa ahita arongorwa n'ingisari cyangwa umuntu yapfuye. Ibintu bitatu tutajya dutinza, umuntu yapfuye, iswari n'umukobwa iyo ageze igihe cyo kurongora ahita arongorwa kugira ngo hatabaho ibyo bintu byo gusanga ko umukobwa yagiye aryamana ibyo bita body count iki gihe yaryamanye n'abagabo benshi akaba ku mugabo we. Sasa rero wasangaga ko abakobwa ba kera benshi barongorwaga bakiri bato. Ni ukuvuga ko imyaka 16 umukobwa yabaga yarongowe n'iki. Sasa abagabo babo nabo babaga bagiye ku rugamba, ugasanga iyo bagarutse bagarukaga ugasa imiryango myinshi abagabo bapfuye. Ubu nibo navuga muri sunna na hadith abagabo babaga bapfuye ariko ugasanga hariho abapfakazi benshi. Yego. Muri icyo gihe muri sunna bajyaga babwira abantu basigaye, abasirikare basigaye cyangwa abaswapa babaga basigaye, abasirikare babaga barwanye ku rugamba, barabategekaga bakababwira nta bundi buryo bwo gufata sosiyete kuba iriho kereka ugiye urongora umugore wa mugenzi wawe. Nuko ko nabaga mfite umugore wanjye ariko njye nagarutse bakandika bakambwira no ugomba no gufata abandi bagore muri society n'abana babo ukabareberera. Yego. And then ibyo ngibyo bikaba bihindura kubera idini y'Ubusilamu niyo mpamvu isaba umuntu wize, bikaba bihindura muri iki gihe aho usanga nk'abana i Nyamirambo tugiye gukora census haba hari ibibazo dushobora kwifashisha nka jihad. Ugasanga nk'inyamirambo dufite abasilamu benshi b'abakobwa badafite abagabo, and then ugasanga abagabo nabo ni bake. Yego. Muri icyo gihe sunna na hadithi urabizi ko hari n'abagore bajyaga baza muri za sunna bakajya bakavuga ati uriya mugore mukiri umugore wawe n'umwana mwiza. So muri icyo gihe nibwo bishoboka biba bishobora guca mu nzira zisa nk'izo muri society ukagira abagore 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Yego. Ariko rero hakaba hari ijambo riri muri Quran byo rivuga ko ushobora kurongora abagore 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ariko biba bigoye, babishyiraho muri Quran, biba bigoye kugira ngo ubakunde kimwe cyangwa ubahe kimwe. Rero ni byiza kugira ngo urongore umugore umwe, ariko ntabwo dushobora kwibagirwa sunna na hadithi. Ntabwo dushobora kubagirwa ibintu byabaga sunna na hadithi ko hashobora kuba hari society imeze nabi, biza gukenerwa ko abagabo batabara abagore bari muri iyo society nk'uko byabaga biri iyo bagendaga kurwana muri jihad. Kiramani ngo ikizamugendo bikoreho research. Hari icyitwa jihad na sunna, ibitabo bya jihad na sunna, noneho hari n'ibivugwa muri Quran, kandi ibya jihad na sunna makes a lot of sense, bikora sense cyane. Ariko na Quran ubura ni nk'itegeko. Ndagusaba ubroke LMF ndamubroka nayongera kwandika. So share ibyo bintu bikoreho take. Ariko urumva Kiramani ko mfite information turaho share isagenda
Du waborotse n'uno muntu wamugorotse. ari he ntabwo mubona Amag the Black. Amagi Dubai FM. Dumba. noneho Amag yasobanukiwe cyangwa amagi ashaka kuba yasobanukiwe ariko njyewe ndashaka kugira ngo ubyumve neza ko iyo ngusabye ngo urongore umugore wa kabiri hari impamvu mba ndimo ndabivuga ntabwo mba nahubaguritse ufite amafaranga umugore wawe ushobora kumutera imitomo ukamubwira ati nta mafaranga ngiye mfite nta mafaranga mfite ngewe ntabwo ubwo bushobozi mfite rwose n'uwa mbere ni ibibazo njye gutunga uwa kabiri ibutse dufite Amag the Black ariko ubwire Amag the Black kandi tuzahurira ngewe amani ibintu byamukomeranye hano yabonye ataza gushobora gusobanura ahise agenda nawe yavuga mu burotse yagiye nta agiye mu nkoko buri inkoko yirateye agiye kujya amagi nakubwira ati curuza inkweto nagushaka oya abagore babiri ariko Kiramani Amag ningufata urabizi Dumba simbikubwiye ninkura na Amag nzaterura nshire mu mufuka nirukanka ngewe sandi service wowe ibintu nzagukorera Amag the Black wowe uzana ibintu byo kumburanya wowe birangiye gute ngo birangiye ugiye mu nkoko nyine kujya kurya imireti uraje ubaze nawe umuntu turi kuvuga ku kibazo gikomeye ugiye mu mireti kandi ntabyo dufite twari kujyamo yo Dumba ese ko watuzaniye yo gushaka abagore bane ntabwo mfite amafaranga yo gushaka abagore bane ahubwo uretse nanjye nayo mfite noneho reka maze nkwerekeye uretse ko reka maze nkwereke Kiramani njye nshobora kuba ntuye muri Canada sibyo nshobora kuba ntuye muri Canada nkorera katuvuge nko ku kwezi $2,000 by'amadolari sibyo ndashaka umbwire uvugisha ukuri sibyo ndashaka umbwire uvugisha ukuri umuryango w'inyamirambo average abantu b'inyamirambo average bakoresha amafaranga ngahe ku kwezi umuturage uri ibintu byarahenze rero mu basiramu ibintu byarahenze urukumva ku kwezi wenda byose hamwe cyakurya kuryama n'iki umuryango w'inyamirambo byose hamwe w'abasiramu sinshaka kugenda ubwo afata abantu icyo gihe byo kurya no kuryama ntabwo twatuzi inzu wenda babamo cyangwa se iki reka tuvuge kurya gusa Aisha sinzongera gukunda byibuze 300 kurya gusa 300 kurya inzu oya ibyo by'inzu simbizi yabamo ni yangahe ariko kurya wenda tugeranye nka 300 kwa ibintu byahe ariko rent y'inyamirambo average nicyo kuba rangaye rent y'inyamirambo 300 250 tukuntu tuzu nyine turi aho ngaho so niba kurya ni 300 noneho nkaba n'inzu ikaba ari 300 si 600 600 yego 600